zana n'Afrikani muze hano mbabwire. Ngo ikiviye Zana n'Afrikani muze hano mbabwire. Harya simwiza icyongereza cyane rwose. Ubu noneho sasa mugiye kuzangaha musoma icyongereza munansobanurira. Noneho tugiye kureba umuntu uzi icyongereza kurusha undi. Reka Afrikani ndamurusha. Ubu se ubuje nawe narize hanze y'igihugu kuko akandusha. Reka ndamurusha. Turabireba. Ngaho ngiye kubabwirira ijambo murishyire mu cyongereza. Umwaka ushize narindi mu Bwongereza. Duhere kuri biti. Yes we. Reka ako karoroshye cyane. Dore mu cyongereza ukuntu bivuga. Last year I was in Rwanda. Gusoresha. Last year I was in England. None se Rwanda wayumvishe ko navuze mu Bwongereza. Nese Ubwongereza mu Kinyarwanda nyine urumva bidahinduka u Rwanda. Nkuko icyongereza iyo gihinduye uhita ukigira nk'Ikinyarwanda nyine. Ngiye kubabaza ikindi. We biti nikikunanira ndahita nkujyana kuragira. Mwumve neza ijambo ngiye kubabwira. Bimenye Imana n'amajyambere bavuye London. No by God and development come from Kigali. Gusoresha. Bimenye Imana ari majyambere are come from London. Uko se shabiti? No by God na development na Kigali ubikuye. None se mu cyongereza no by God urumva bidasobanuye bimenye Imana nyine. None se development hari utazi kari majyambere nyine. None se ubwo London ni umurwa mukuru w'Ubwongereza. Ubwo nyine ushyize mu Kinyarwanda yahita iba Kigali nyine kuko ari umurwa mukuru w'u Rwanda. Cyari ikintu kitumvikana. Ubwo se ubwo ngubwo bakubwiye ngo sobanura bikora Imana si made by God. We mujyanye kuragira Karabaye. Ariko ubundi mwiza ikigoroba cyangwa mwiza ikiburamwaka.